bagomba gukina imikino ibiri ya gishuti. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yabanje kurwana intambara yo na match ya equipe nationale ya Senegal. Ephraim yabitubwiyeho ariko buranamenye ko ngo Senegal ariyo yakoze approach ku Rwanda. Ngo niyo yasabye u Rwanda niba byakora. Senegal yabibwiye u Rwanda. Ariko igihe cyo gushaka amaviza ko Senegal yashaka gukina mu Bufaransa. Senegal bifite abakinnyi bakina hanze yo kugira ngo iborohereze. Bikaba byiza ko bakinira hanze. Match amiko zabo bazikinira cyane. Bafatanye match n'ikipe y'igihugu ya Brazil. Ubwo byari kuba byiza iyo twumviye ngo u Rwanda rwakiye na Senegal. Senegal yitegura Brazil cyangwa u Rwanda rwakiye na Senegal ivuye gukina na Brazil. Byari kuba ari ibintu byiza cyane ariko hari umuntu tubaje ngo ko tutavuze ngo amakuru ngo ya Gitego ikipe ya SUBSRIBE muri weekend yarakinagira natsindwa itsindirwa mu rugo na Hassan Agadir. Gitego nta nubwo ari muri squad. He was not in the squad. Kambere ko ngiye kuvuga. Urugiye kuvuga. Mwarimo muvuga i Burayi. Mwibona kuri TikTok ngiye sindabona ifoto ari mu kibuga. Gitego se ntari Kigali ahubwo. Gitego ko mperuka kumubona i Kigali. Ara muri Kigali. Nanjye muri voye naramubonye ariko. Naketse ko yasubiyeyo. Cyangwa yabivuyemo. Oya hari igihe kigera ukabona biragoye. Even na Bedi ku cyumweru muri Entente Setif yatsinze kimwe ku butsi ikindi gitwe ya itsinda ikipe ya Ben Aknoun nawe ntiyari muri squad. Biramahire Bedi. Ikipe yaratsinze ku cyumweru ariko ntiyari muri squad. Impamvu geno bamanzi Thierry na Casemiro ibaburamo nago bikunda kutajya kuri 18 buriya ni ibintu babikomeye cyane. Ariko se babe batunguye cyangwa mwaratunguwe nuko bahageze. Oya ngiye nabyo ntago bikintungura ko nsigaye mbona aba agent uburyo bakora masanga ibintu byose birashoboka. Ariko na Aquabedi kuba yaragiye we cyari cyo gihe. Sabedi se yavuye mu Rwanda mu kinyataro. Wenda umuntu yakibaza kuri Gitego ariko Aquabedi we Nisuvuga Mwabedi yaretse. Ariko agashara bakakabona buriya nyine. Yaheze. Itima umuntu yambwiye ko manzi Thierry contre nshyashya ahembwa ibihumbi 35 by'amadolari ku kwezi. Izo miliyoni hafi 50. Gusa nare kiritema bamuhaye. Oya ntazo baguha ahubwo bayabarira mu mushahara. Yabede bwa 50. Oya ndavuga manzi. Thierry Manzi. Oya manzi birakwiye kandi biratunganye. Thierry Manzi none ngumwihariko. Ngo nta n'umuntu ujye umubona ngo agura bya bintu nk'umuntu ngo yaguze ikibanza aha yaguze imodoka hariya. Ngo Thierry Manzi amafaranga ye ashobora kuzaturitse nk'ahandi tukumva yubatse nk'uruganda. Afite amafaranga menshi mu buryo bukabije. Ariko burangora nayatanga. Abakenyi bagenzi be y'umugaragaje agakrize. Manzi ngo ahitamuha. So wawe ga $35,000. Burango Manzi arabaha rwose. Krize umuntu agutura kariya turu wa Sadesa. Ngo kuyatanga. Ngayo nakantu koroshye. Manzi Thierry ngo ageza muri camp ya national ababakinyi bakina mu Rwanda abazanya amagodio za $300 €300 kuricyo rwose agenda babwiye ati nk'abavandimwe ati ibereho nanjye mbayeho neza. Nibyo bya bintu umva nyine ngo Jihad ngo iyo bakipinze clean sheet ngo Fiacre aramukandira. Ngiyo nshuti ngo yatsinze igitego ngo aramukandira. Bene ibyo bintu abakinnyi barimo barabona amafaranga meza. Ariko barajyanye n'umusaruro batanga mu kibuga. Ariko bano bakina muri Libya ntacyo bavuga. Suko buragarutse. Ntacyo bava. Thierry Manzi atinze. Siko Manzi ashobora kuba rusha ba Doman na banwanera umushahara. Kuko ayo mafaranga uyabaze mu cyumweru usanga ari nk'iki oya nk'ibihumbi nka 7 nkanwanera ashobora kuba murusha. Oya nwanera yamurusha kubera ko yongera amasezerano. Bano bahembwa za 5 byo kuyabona n'itike ibageze mu kazi. Urumva Ibrahim ariko bo haba harimo utuntu twinshi. Ashobora kuba yatwara net ari make ariko ayo bamuzigamira Ibrahim bo bridge ibintu byinshi. Hari n'umukinnyi wambwiye ngo agiye ujya gukuraho n'amafaranga yawe bakavuga ngo ngo dépenses zabaye nyinshi. Ibyo ni mesure z'imibereho y'abantu. Mbere yo kongera amasezerano ngabo mu kwa 10 Nwaneri yahembwaga 3,120 ku cyumweru by'amapaundi 3,100 ayo ngaya Manzi arayarenze. Ariko ngo nabonye yariraga ko yarinze ataha ibyo byo kumuzigamira mu Burayi ntabyo yabonye kubera ibibazo by'ibyangombwa. Baramukubiye asigaye ahembwa hafi 80 kuva kuri 3 kugera kuri 80. So twavugaga rero ku match amiko ku ruhande rw'ikipe y'u Rwanda harabanje kuvugwa Senegal. Hanyuma Senegal ngo ibintu bya visa igihe cyabaye gito. Byo biracyagoye. Umuntu azamwira ngo Manzi ngo afite ivarisi 2 ngo yaguze $12 million.
reka ni umuntu wo mu Mavubi ubimbwiye ibyo ngo ari muri ya level ya ashaka kugura ngo igikapu cya Louis Vuitton cya miliyoni 5 ngo ivarisi ebyiri yaguze miliyoni 12M kunyagasani we oya uri kwinjira mu buzima bw'abandi wowe ibyo ngibyo ni ubukene bubikuvugisha urumva abamanzi afite amafaranga n'amanzi anitondera n'utuntu twinshi umwumvamo manzi ntiwamwumva mu dushori tw'i Kigali ngo hari udukopine ngo bimeze gute na gute ibyo ntawo bimenya oya barabimenya wabitavugwa nawe uvuze ngo ntago abikora ariko ashaka kuba bikoreye ko babiri aho bituje nawe wamenya ngo oya ni umugabo umuntu yambwiye ko manzi ngo afite n'umwana uba mu Buholandi yabyaye Papa Tula oya ni umuntu avuga ati courage ni umukinnyi abantu bafataho nk'icyitegererezo bakiri batoya hanyuma icyakurikiyeho ni uko u Rwanda nyuma yo kubona umuyobozi wa Federasiyo ya Sudani i Kigali nyuma yo kubona aya maklube aje gukina shampiyona y'u Rwanda murabizi ko Hilal Omdurman yarahageze Merik nayo yarahageze nayo Merik zahagereje ariko nabonye umuyobozi wayo yabonanye na Desire ntabwo mwabibonye kuri social media za Merik Desire ni itanga Desire wo muri Ferwafa kuri social media za Merik ejo bapostinze ko umuyobozi wa Merik yabonanye n'umuyobozi wa competition mu Rwanda bahamyaga ko arrival yabo nabo urumva Ferwafa yatekereje guhita ya approachinga Sudan vuga ati ibyo byose abakinyi bategerwa ngo baze gukina match amikare kuri stade Amahoro baba ari bo baki kuko bafite ama equipe abiri yabo ari na ya self ikipe y'igihugu cyane bakavuga ati ntago byagorana ibyo ngibyo twabikora noneho muri icyo gihe bakirimo bitekerezo bakiri mu manegociation bitararangira hari amakuru tugaruke mu kanya makuru yatubwiye okay ikipe y'igihugu ya Comoros yatumiye ikipe y'igihugu y'u Rwanda Ephraim mbonye ubifiteho amakuru yatumiye ikipe y'igihugu y'u Rwanda ngo bakine match amikare ariko ikinirwe muri Comore yari ifite match ebyiri na Namibia tariki 14 na 17 bagakinira mu rugo Ikoni nyuma y'imyaka 2 badafite stade yemewe ubu rero muri uko kwezi kuri iyi journée ya FIFA kuva tariki 8 kugeza 18 amakipe menshi arimo arakina nyine harimo n'uru Rwanda twavugaga Umutaliyani Stefano Cusin akaba yari yatumiye Namibia yifuje gukina na Namibia imikino 2 tariki 14 na 17 bagakinira kuri stade Omnisport de Maluzini Ikoni aho gukina na Namibia rero match ebyiri haracyarimo ibiganiro bya nyuma ko Namibia bakina match imwe ubundi Rekarakante bagakina match ya kabiri n'Amavubi aba bafite itike ya kane my friends baheruka gukinira iwabo mu 2019 mu marushanwa ya CAF bamaze imyaka 6 barimo kubaka stade bivugwa ko iyo stade ari bashaka kumurikira abafana muri iyi mikino ya gicuti ubundi bari gukinira muri Maroc niho basanzwe bakinira imikino yabo mu gihe stade itari yemewe bagombaga gukina na Togo ndetse na Mauritania ariko guverinoma yabwiye federasiyo ko kugira ngo batahe stade bashaka abadversaire cyangwa se amakipe bazakina yemera kuba yamara iminsi mikeya ari ku nyanja y'Abahinde muri Komora aha rero niho u Rwanda rwaziyemo amakuru mfite nuko ubu tuvugana muri Ferwafa arimo kubera inama ya comité executive irimo yiga ku kipe y'igihugu y'u Rwanda ku handlinga na bya bibazo by'abakinnyi Hitimana twabivugagaho tuvuga kuri Hakimsahabo Hakimsahabo uruhande rw'ubuyobozi bwa Ferwafa comité executive ya Ferwafa baravuga ko bifuza kugarura Hakimsahabo na Samuel Gerete ibyo nibyo mankenengewe abakinnyi bakina muri Jupila hakenewe kumenyekana ngo ikibazo ikosa bakoze ni rihe byukuri ni bahanishijwe iki ariko ibintu byo kutamagara umukinnyi gusa ntago wacumu ngo yagize uragiranye ikibazo n'umutoza ibyo ngibyo bageza ryarise ibyo ubundi babyita kubatenga umutoza
abafite amasezerano y'umwaka iyo urangiye aragenda ariko igihugu kiba kiri guhomba umukinnyi. Adelaide bo ngo gahunda abayobozi ba federasiyo bafite ni ukubaza umutoza ngo abakinnyi bakoze ibihe byaha bahanishijwe ibihano bingana gute twabategereza ryari. Yego. Ibyo rero uyu munsi rwose saa 5 nibwo iyo nama yari iteganyijwe muri Ferwafa, nizeye ko iyo nama irimo. Niba ari uko bimeze rero ndibaza niba twageraho tubihuriza no kuba Hakimsahabo ku mbuga ze nkoranyambaga ya postinze ibintu by'Amavubi, yambaye imyenda y'ikipe y'igihugu agashyiraho utuntu tw'udutima, hari ibyo biri kuri Instagram, hari n'ibiri kuri Snap, shyizeho utuntu twinshi tw'Amavubi. Ese haba hari nk'umwe mu bayobozi ba federasiyo bamubwiye ati itegurura garuka? Ni ifoto na zooming out, abantu barebe zooming out barebe hejuru. Ni Hakimsahabo iyo ngiyo yari banje nikora kora zoom out, shaka ya animate already bitanyimuhera. Urumva Hakimsahabo se haba hari umuyobozi wa federasiyo bamubwiye ati jitayarishe ko la pita ushobora kuzamo tugiye kureba uburyo tubikemura? Icyo namenye nuko dosiye ya Hakimsahabo koko bigeze kuyiganiraho, niba n'uyu munsi bari bwongere ubwo biraba icyo gihe bayiganiyeho ntibafata umwanzuro, ariko urumva nyine harimo gahunda nk'iyo ngo yo kumubaza ibisobanuro kuko tugiye gutangira campaign very soon 2026 mu kwezi kwa gatatu tufite FIFA series, dufite campaign ya Afcon qualifiers ya 2027 ntabwo dukwiriye gutangira umwuka wo kuvuga ngo hari abakinnyi badahari ngo twahari, kuko u Rwanda dukwiye kwitegurana intwaro zose zishoboka kugira ngo dushake itike y'igikombe cya Afurika cya 2027 rwose, kandi birashoboka mu karere twabonye ko bishoboka rwose. Niba buri tsinda hagenda amakipe abiri, amakipe 28 muri Afurika rwose, kimwe cya kabiri cy'umugabane wose kuba tutaba turimo n'amakosa abantu barabibona. Urumva ubwo rero ni bivuga Sudan ubwo twakina ryari itariki iyo nama niyo iri bu decide niba dukina match zombi, niba dukina imwe, niba amatariki bayafixa gute, ariko amahirwe menshi no gukina na Sudan gusa. Ndabona muri Komor bavuga ko u Rwanda rwifuzaga tariki ya 2 babanje ku bihugu nka Ethiopia na Djibouti byanga ubwo butumire, bajya bavuga ko shampiyona yabo igomba gukomeza, bajya kuri Tanzania nayo iravuga iti tuzajya mu Misiri. U Rwanda barugezeho ruravuga ngo twakina tariki ya 2 z'ukwa 11. Kandi u Rwanda ngo ntirwigeze rutanga igisubizo nyuma. Niyo makuru ava muri Komora. Bivuze ko nabyo biramutse byanze uyu mukino wa kabiri wa Comoros, ubwo Comoros n'u Rwanda, Comoros yakina match ebyiri na Namibia tariki 14 na 17. Iyi Sudan yo birashoboka kuko Sudan irahita ijya muri Qatar. Ariko si izi zari hirari tuzakina gute kwere? Sudani ifite tike ya 4. Sudani kuva tariki 25 iratangira ihura na Libani hariya muri Qatar Al Rayyan muri tour preliminaire z'igikombe cy'abarabu cya FIFA gifite amafaranga ruta ya 4. Igikombe kizaba kuva tariki ya 1 kugeza kwa 18 z'ukwa 12. Hahita hajyamo kan izageza mu kwa mbere. Fixtures za Al Hilal bizagorana. Al Hilal iyo ifite match ya mbere ya champion izakina kuwa mbere saa 12 kwa mbere w'ikindi. Na AS Kigali. Izakina AS Kigali. Niyo match yabo ya mbere bazakina. Kuwa mbere w'ikindi wesho bundi. Ese Kigali nakuzakina. Ako zino z'ibihugu zasenyutse. Zino fixtures zino za. Oya AS Kigali. AS Kigali yari kuzakina kwa 5 karakina kwa mbere. Ibyo byashoboka. Amasaha iri mirahagije. Kwa 5 no kwa mbere. Harimo iminsi 2 ya difference. Ikipe Kigali ko bagiye kwikorera ibintu bya mfurana. Oya niko ibirane bose bazakina. Oya uvuye kuri Kiyovu kubise 3. Kuri 5 nkina na Police. Kwa mbere kina Premier League yabigenderaho. Sibyo ngibyo si bya bindi ibyo ngibyo ni umuyobozi wa AS Kigali ikinnye na Police kuwa 5. Kuwa mbere igomba gukina ninjoro. Hitimana President wa AS Kigali yitwa Rubagumya. Rubagumya, are you ready? Ariko
Rubagumya ngakunda kubwira abantu bose ngarabirukana. Rubagumya ngo yararyohewe ibintu byo kumwa ngo tumize inteko bamukureho. Anyways, ubwo rero icyo Amavubi twavugagaho nuko ubu tuvugana nta match amical u Rwanda rufite. Ishoboka cyane ni ya Sudan. Ishoboka cyane ni ya Sudan kuko abakinnyi benshi bari Kigali kandi Sudan irashaka kuzava Kigali jya Qatar. Ikindi kintu ngiye nsaba abayobozi ba federation ni ba cleaning ikibazo cya prime n'amasalary y'abantu bo muri staff. Birongeye se kandi mbese turimo gutsinda ryari abantu bo muri staff ya izo ngizo zo kubwashema barazibonye byararangiye. Ibi hari ikihe kibazo se? Abantu bo muri staff y'Amavubi bafitiwe amafaranga miliyoni 11 zo kubwa Torsten. Zo kubwa Torsten. Kuko Shema yari yababwiye ko ibijya birangije ariko ari buze kwiga no kubya abandi. Abantu bo muri staff y'Amavubi barimo barabogoza bararira yo kwarika amafaranga uko atinda niko ikizere cyo kuzayabona birimo bigenda bigorana. Fabrice nakorana na ministeri ibi bintu bishyire ku murongo. Buriya nagiye mbona abantu bavuga ariko arimo arabishyira ku murongo Shema. Nagiye mbona abantu bavuga ngo abasifuzi turi kuri journée ya gatanu champion nta namezi abiri ramara. Abasifuzi bajyaga bamarana bakajya kuri journée ya 20 batarabona amafaranga ya journée ya mbere. Ngabo bibishyikira ibyo. Simbishyigikiye ariko nta gikuba je nari kumwe n'abasifuzi. Cyacitse meze rudahembwa. Nari ndi kumwe n'abasifuzi Gisenyi bavuga bati gihe ibi bintu ntabwo tuzi naho byavuye. Abo mwari muri kumwe ngabona bafite ibindi bintu bakora. Abasifuzi zira match n'abantu babakire basanzwe mu zo. Yewe numvise ngo ariko arabasifuzi badafite handi bakura mu sifuzi. Mbere yo gukirana na Nigeria aho bita muri leta ya Uyo. Amafaranga Shema yatanze yarayiki yemereye abantu. Yaraya camp ni prime. Harimo tuntu twinshi kuko hari amafaranga ya camp, hari amafaranga ya prime, hari amafaranga yitwa y'umushahara. Sinzi ko bitandukanye nabambeshyi byansaba kwinjira mu mibare yabo neza. Biratandukanye. Urumva ariko hari amafaranga menshi bafitiwe. Bisaba ko bazareba uburyo babikemura neza. Ngo ni nameshi ndabimenye. Ariko Shema ngo ari kubikubita ishoka agenda agabanya. Abati wowe uratwara miliyoni 7. Ikintu cya mbere gihari. Ugiye gukora iki? Shema ari muri Ferwafa. Agari wa muntu urumva baramuha liste ahubwo na prime ya Zimbabwe ngo ntayo babonye. Sengaho. Ibyo bintu babirebeho ministeri. Na camp fees. Ariko bita camp fees. Aya baraya ministeri. Nese ministeri murumva byarakemutse amafaranga azajya. Kandi aho ngaho ni mu bagabo. Abakobwa nabo ngo nta n'urupfumuye noneho ngo babonye. Bo ntibigeze gutsinda harya Nyamirambo. Ntari match baranayisezerera. Zimbabwe rwose. Bategereje Nigeria. Abakobwa rero nabo ngo nta kintu bigeze babona. Urumva ko Shema agomba kubikoraho cyane. Urumva harimo Shema ariko harimo cyane ubuvugizi agomba gukora kwa minister. Uko byo ni cyangwa se anayigurize. Ariko ngo Shema yasanze biri no hejuru. Ngo ari binari magabanya bimwe na bimwe bitari ngombwa. Basanze biri hejuru. Oya ngo prime ni nyinshi. Ndabimenye jeyo. Amafaranga uri menshi pe. Buriya no mu baganga ngo ibintu ngo bya docteur uba muri camp. Barabiciye. Jamaye noneho uri bukayidi igihe ajya hanze mu Misiri. Kirajya abakobwa ngo nta n'amafaranga ya camp bigeze bahabwa. Idanaye. Oya. Ariko uri mu biki? Kandi nge nende kumwe nawe. Oya wowe umenya gutandukanya Fred Emission n'amafaranga ya camp. Fred Mission nta muntu wasohoka igihugu atayihawe. Idawe Mission yarayibonye. Cyakoze umuntu se yumva byararanye. Inote Idawe ntabwo yahawe. Idolari bayihaye Ida yagiye guteza rwa sere. Umuntu wigeze gusohoka adafite Fred Mission ngo ni William Kaduna mutangazaje. Kandi bajyanye n'amakipe y'abatu ya handball. Oya barayabahaye ariko ubundi umuntu asohoka afite Fred Mission ariko icyo gihe ngo ntayo babahaye. Ngo bayabahereye. Tangazaje na Kado baherekeje ikipe y'igihugu y'abakobwa batarengeje imyaka 16. Cyakoza mutangazaji yabikubwiye uravuga ati mutangaza urabeshya ntibishoboka. Oya byarabaye. Ahubwo ndibaza Kadu. Byarabaye. Amafaranga ya campo y'aba bana ngo ntawe babahaye. Nukuri. Rero kuva mu kwezi kwa kabiri birasaba ko abantu bashyiramo imbaraga mu kwezi kwa kabiri kwaciye amezi 8 ko batayinamente se bayabimiriki. Urumva ibintu bitari mu nzego zimwe, Nk'ubu ntabwo Shema yavuga ngo ngiye kubikemura kandi ari inshingano za ministeri. Agomba kuba ibiganiro ku mpande zombi zigomba gutuma ibyo bibazo by'amafaranga bihari bitangira kubonerwa umurongo. Gusa dukeneye kuzatangira indi campaign byibuze ibintu byabaye cleared.
babikiriya ari ikindi kintu barahindura team manager Emery yasubiye mu nshingano Emery ari mu nshingano ibyo bindi muvuga simbi ejo bundi namubonye ari komiseri kuri match ya AS Kigali na Kiyovu nibyo oya nagari ya AS Kigali yubwo ari komiseri muri ya match twarebye kwa gatanu ni polisi na Mukura ariko ngo harimo impinduka Shamara Ravati uri docteur uraburi muri camp uri gukoramiye uri muri camp ngo ariko ngo umukinnyi ngo yagira ibibazo ngo byo mu nda ati none se nufite abandi bakungirije babiri nabo baba muri camp oya muri camp agwe baba mumwe nanjye amafaranga gusa singo oya babiri team physio na team n'umuganga n'umugeneralist team haryo byo team nurse haro ibyo ngibyo ndabiciye Emery Kamanzi Chimanga ntayegayezwa team manager afite agatuza gakomeye cyane Emery arakomeye Emery muri ferwafa nta ntushobora ariko bira bintu uko bimazemo igihe ubundi ngiye rwose nta nubwo muveba simuzi nk'umuntu w'umunyamanya aho namuvebaga ni hamwe nawe arabizi iyo duhenda yimubwira nuko ba advance party yigeze gutuza Amavubi ahantu habi cyane muri Maroc ibizamba mu mutwe gihe aho namuvebaga ni hamwe nukuba umuyobozi wa departement ya arbitrage ibyo namuvebaga cyane nawe iby'Amavubi ibyo mbona nta oya advance party igeze kudutuza ahantu habi muri Maroc agadiru sinzabyibagirwa rwose hotel tarimo amazi oya amazi yabaga arimo ariko hareba ibyumba kameme ikipe y'igihugu si iby'Amavubi n'umushoferi adutwaraga aradusetse none se nk'umuntu bikurikirana waje gusanga Desire we abikora neza Dezose urumva se yakora ikosa kandi ari mu ntangiriro keretse yamaze kwimenyera barabiciye amazi Constantine bigeze kumushyira muri hoteli ibura amazi umunsi wa mbere arihangana uwa kabiri amuburira hari muri douche ahita akenyereza uyima ajya kuri reception arabwa ati muhamagara abakinnyi bose basohoke afite isabune mu mutwe ahubwo rero abatoza isabune se yari gufata muri ruhara nawe afite isabune mu mutwe Constantine nta musatsi yagiraga mu mutwe nese umutwe ubwo ari mu bwanwa abakinnyi bahise bazamuka bahise bava muri iyo hoteli yaravuze ati muhamagara ati murabona reka duhamagare muri federation ntacyo muhamagara muri federation kipe y'igihugu abakinnyi nibazamuke hoteli itarimo amazi ahashyushye twari twabyihanganiye kugenda turarambiwe yavuye kuri reception babahamagaye ajya kwambara nawe bahita bazamuka ubwo nibyo ku ikipe y'igihugu no kureba uko bimeze nimbiye byinshi bazayikina n'abakinnyi ntabwo no kwita abakinnyi bahanze nanjye no kuba invitation bishobora kugorana match zizamo dépense amakuru yo namenye nuko ibya Senegal bisa nk'ibya apparently bitazakora ariko journée ya FIFA nkiri ntabwo wajya gusaba ibyangombwa ahubwo nibayishyire muri FIFA series izaze mu kwa gatatu biragoye ariko FIFA series ntabwo ari twe tubipanga no si FIFA ishyiraho ya FIFA hano hari umuntu wanyandikiye ambwira ngo abakinnyi bakina hanze ngo ntitwambwiye kuri Aimable Nsabimana we n'ikipe bari muri Tunisia bamaze iminsi muri Tunisia bakinnye na match 5 za gicuti Aimable hari na match yatsinzemo igitego ako championnat ya muri Libya no veteratangira ntago iratangira bari bamaze iminsi muri pre-season muri Tunisia uyu munsi numva ari bwo ejo twavuganaga ambwira ko uyu munsi ari bwo ari busubire muri Libya baje bagusabe na Sibomana Patrick se sinzi ko muri Ethiopia ni wihambira kuri ibyo bintu byo kuvuga bavuga bose shobora hora n'ikibazo abashoboka ariko nanone se barajya kumbaza na ngwabije Brian Clovis na Steve Rubanguka oya kameme bajya baduhamagara batubaza abakinnyi bahamagarwa mu Mavubi aramuhire Keve yemeza ariko banafite akamaro ubwo rero mu isa yacu ya nyuma ngabo turazoganira kuri Rayon Sport birambuye nuko initeguye na derby ndetse n'inama iteganyijwe ariko AP nabo bari gukora imyitozo bategereje nabo derby ubwo bagiye kugarura Sekiganda burya ari muremure urabona yagarutse muri tizi ukavuga uti ndimo mvuga impinduka iyo 17 naho zirimo Amavubi matoya naho Shema yavuze ati ugiye gukora iki nkora ibi ngibi photographers nawe akora ibi cameraman akora ibi ugiye hari gupostinga gusa kandi nejo bundi waragiye nejo bundi ati guma kumvugumya hanga
Maurice yasigaye se bamwaruye none se bazapostinga gute postinga se aya nta kipe y'igihugu ariko itagira media office uba muri camp uba muri camp uri kumwe nawe ujyana nabo hariyo photographe Izi photographe niwe wataha ntabwo bihura kimwe mu bintu photographe bindi yataha kimwe mu bintu bindi bishaka kugabanya cost ngo bakuremo abantu kandi tubona ko ari ab'ingenzi ntushobora gukura Maurice muri camp ya national team ntibishoboka ahazamo nuko ngo ari amayikipe yose aba yajyanye nayo none se oya niba mushakire team bazongerere team niba mwongerere social team media manager je nigeze no kubivugaho ntabwo yitwa social media manager nibyo mvuga ni communication ashinzwe communication post y'isi ariko niba ubona ari uw'Amavubi gusa ashinzwe communication Amavubi y'abagore U17 senior harimo n'ibyo no kugira ngo bimenye harimo n'ibyo bamushinga atanabishinzwe ngabo ukajya kumva by'amatangazo n'ibiki apana gupostinga match y'Amavubi na Ndera sinibuka match byagoranye aho kuva ngo Maurice ngo hari ahantu ngo bamutumye kuri banki ngo ajye kurwana n'ibintu binini yarameze nka secretary general w'Amavubi ngabo ni wajyanye n'Amavubi Maurice ari mu Mavubi je twarajyanye tujya muri Egypt ariko reka mubwiza ameze nka chef wa delegation umva kari ibintu byose iki cyose kasagiza ari wabaza nukuvuga ngo Maurice ni uzi ibintu byose ni babaza institution ugasanga babikugerekaho kuko ari wowe uyoka bakavuga ati buriya bintu ati Maurice arabikemura kandi ugasanga biramuba ariko muri federation mu nshingano zawe jire ntabwo byamubaye yose jire byamubaye umuntu wese jire yisanze muri Ferwafa ameze nk'umuyobozi wa Ferwafa umuntu wese ugiye muri federation hari ibindi ashoboye barabimushinga byinshi kubera ko barimo abandi benshi badashoboye ariko ibyo nibyo bigomba kumenyekana harimo abandi badashoboye harimo n'abakeya ariko departement ya communication ya federation ntabwo yakagombye kuba ifite umuntu umwe ngabo ikibuga cy'imyitozo kirabura ariko kugira ngo babibaze bakabibaza Maurice ku kibuga cyabuze bimeze bite kandi Maurice ntabwo ari we advance party Maurice ntabwo ari we head of delegation amakoti abakora kwambara kubera ko Maurice avuga indimi neza baravuga ati buriya Maurice arashaka uburyo ari bubigenza aranegosia ntabwo bibaho harimo icyo waruvuze cyo kuba communication muri Ferwafa si departement Shema nareke gucokoza communication muri Ferwafa ni office y'umuntu umwe ahangana nabyo abakozi bakorana na Maurice muri office ye si abakozi ba buri munsi uzasanga ni DP wamufashe mu bintu binibi ni Delphi wamufashe mu bintu binibi ni Adnan wamufashe mu bintu ariko ntabwo byakagora ariko amagraphique ibintu harya ninde wavuze ngo Maurice naho Ferwafa izagira televiziyo yayo ubwo bazahita bamubwira bati noneho wowe niwe uzajya uratekereza arahari sinzi niba ari Shema niba ari Munyantwari ariko ashobora kuba ari Shema ni Munyantwari ntabwo ari Shema ntabwo ndabyumva avuga ngo bazashinga televiziyo uzajya uzaha amakuru ya Ferwafa na website ni Munyantwari icyiciro cya kabiri nta hantu ukibona usibye abakorerabushake ba Jonathan ikipe z'abagore icyo byasubiyemo ubibona he ubu ngubu bicaye ku mbuga zabo za Ferwafa reba resultat ziriho resultat ziriho ziriho hariho resultat bari pictures zako ziriho ni ukuri kw'Imana reba kuri Ferwafa adapt nukuri byasubiyemo ahubwo Shema niyubakire Maurice team ahubwo Maurice aba ari we head oya resultat ntaziriho hayiruka mu minsi na pictures Imana hakwiye kuba hariho social media z'Amavubi zitandukanye n'iza Ferwafa yego ibyo ndagiye hakwiye kuba hariho social media za shampiyona y'abagore ikaba ifite social media zayo Ferwafa ifite website federation ifite website imaze imyaka myinshi ngo barimo bayiconstructing uzi ko bino bintu dora twibaza ngo itegeko rivuga iki ubundi iyo website bigomba kuba ifite amategeko duhita tujye tukavuga tuti rules and regulations zigenga shampiyona cyangwa zigenga shampiyona y'abagore cyangwa zigenga ibi nibi bimeze PDF ugahita ufungura hariya ufungura tukareba ingingo uko zimeze oya ngabo ujya nko kuri social media za Ferwafa urumva niba uvuye ngo Shema yasuye ikipe y'imyaka 17 ugasanga ngo Shema mu kanya gato yango ari mu biganiro na kanaka ugasanga ngo abagore bazakina ugasanga ni ibintu byose bidafite ahantu hamwe bihuriye kandi byose biri kuri Ferwafa kandi sinabishinja ngo bitabye inteko ngo bitabye ngo banganyije n'agasogi y'abatoya ngo yafunguye amahugurwa barimo bararwanya abasifuzi hari igihe cyari cyarageze Maurice nasa nk'ubivuyemo ajya gukorera kamarade nanjye kwanga ajya gukorera na kamarade hari igihe cyageze Maurice abivamo bya communication akajya kuko yabaye nka advisor wa SG uwo mwanya yarawactinze asa na advisor cyane umukozi reka ubwire kamarade ibintu by'ama correspondance FIFA yanditse CAF email za buri kanya Rwanda Premier League ikeneye ibi ministeri iraguhamagara ibyo bintu kamarade byagize biramucanga
aravuga ati umwana w'umuhungu witwa Maurice yakoze mu biro by'intara y'amajyepfo aziranye na Munyantwari icyitwa office job arayizi nicara ahangaha Maurice ugasanga nibyo ngibyo yiberamo bakeneye departement apana office aho Maurice azaba ari boss wabo hari social media manager ubihemberwa kuko ari social media manager hari photographer hari videographer hari graphist team ihagije apana kuvuga ngo umuntu agiye gufotora ngo ajye no guposting nk'ubu ndabizi icyo kintu niba ariko babikoze niba Maurice bamukuye muri camp kuko ndabizi ko batavuga ngo Maurice atange credentials ngo za social media za Ferwafa ngo zihundi muntu cyo kiragoye ubu bazabwira uwo bazaba ari kumwe niba radinane bazavuga bati ajya mwoherereza ngo ndi ari Kigali ngo abipostingira Kigali byo nagari kandi ushanga hari nk'umuntu waje nka Shema kamuyobya akaba atari ku bundi uriya muntu we ajyana n'Amavubi kwitike kubera iki Shema gahita azana agahita areba akumva ko akazi ka Maurice ngo gupostinga gusa mu Mavubi ejo bundi makuru ejo nazamubwiye ati no kugira ngo bigende neza ujyana nabo uwo photographe tumureke igagufotora oya byo nagari byo equipe nationale igomba kubiri equipe nationale igira umufotographe arega communication ya equipe nationale ntanubwe no na social media bagize se attaque médiatique ninde muntu ugomba guhangana projet y'uburyo bwo guhangana nako ga crise kameze gutyo bagize gutyo Ferwafa ni ikigo gukora amakosa no kutumva ko ari ikigo kandi ikigo gikeneye communication team ikomeye ngabo se ejo nitabiriye amahugurwa y'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga ngabo yarayitabiriye hara kuri Ferwafa ariko nubundi ibyo bigishije nabo ubwo batangiye kubyica imbuga nkoranyambaga nakantu gato muri communication oya reka ngo urugero baduhaye urugero baratubwira ngo Hitimana ugiye uyobora ama press conference y'Amavubi baratubwira ati ni wumva umuntu harimo abaza ubusa biri mu burenganzira bwawe nka media officer nka communication manager kuvuga uti rekeraho aya cyo senyemera nta question bete bamo icyo ntiucyemera se gute kandi FIFA ibiteganya umuntu yabajije ngo systeme ngo abaza ubusa hajya basinya systeme ni ibintu ureba ukabona bishobora guteza umwuka muri camp yawe mu rwego rwo guprotesha camp yawe wemerewe kuvuga uti icyo kibazo umutoza nagari bugisubiza ariko ntabwo wabajije ubusa ibyo wenda bajije bitari mu murongo wawe byaguteza ibibazo hajya abashije ibintu na kubaza ubusa hari igihe umubazi ibintu badasobanukiwe nawe wabimubaza nabona uko bisubiza ari igihe muvango ibyo mwita ngo yabajije ubusa ari byo bibyara inkuru mwese muri bugendera ariko hari igihe ibintu bibyara inkuru ariko ari ibintu by'ubusa ubusa se ntibubyara inkuru ese nka birango bishimbeho mu nda bayisubije gute bagisubije gute oya nose wumvise oya wewe wabisubiza ute urawe wibajije wumvaje yasubiza ati umvise warira kuki byibuka urumva bitaratrending tandukanya trendi n'inkuru icyo twashaka kuvuga ngo communication ya Ferwafa ikeneye reinforcement ntago ikeneye ko ejo bundi muri interview ya Gatera Muhanga murabaje ibintu byo gutsinda ibitego aramubaza ngo none se ngo yawe wenda ufite ibitego byinshi hano muri champion umunyamakuru numva ari ibeshya aravuga ngo nimba ari 9 ngo nimba ari 8 ngo we nta mupira uzi hari umunyamakuru mbwiye Kigeri ngo muri press conference ngo Shema yavuze ko bafitemo imyanya muri communication department barimo bashaka abakozi kongeramo ngo abantu bane that's very good okay reka tugaruke mu kanya rero saa 6 tumaze kumva isaha